ubuzima bwanyigishije kuba umunyembaraga, Wow. kuba umuntu wigenga nkunda independance cyane ko navutse no kuri independance, Wow. nyine nkunda kuba umuntu, sinkunda kuba nicaye ntegereje ngo ibintu mbikora kuri runaka, ntago njya ntegereza ngo ni runaka uri bunkemurire, nyine ubuzima bwanyigishije ko ubuzima ni ubwanjye, Yeah. nahanje ho kwitaho ubuzima bwanjye. Clapton ni umuntu ugira umutima mwiza. Clapton ni umuntu ukunda akazi n'umurimo kandi yubaha akazi n'umurimo. Gutinyuka. Inyuka urashoboye. Gukina filime byatumye ntinyuka, hari ukuntu mbere nyine hari ukuntu wahora wumva ko uratinya guhura n'abantu, kuvuga n'abantu, kuvuga imbere y'abantu ariko filime yatumye ntinyuka, ibintu byose birashoboka. Reka twongere tubahe ikaze bakunzi ba OB Films, nizere ko aho muri mwese mumeze neza, amajyepfo amajyaruguru mumeze mute, burasirazuba n'iburengerazuba, ese mwabonye bucya? Reka nizere ko umeze neza kandi nawe utameze neza, reka wizere Imana bizamera neza. Imbere yacu rero kuri kamera yacu turabona umukobwa mwiza cyane, aseka neza, ampucyuri, akoshe mana, Tabase nk'iyo. ampucyuri. Ya, umukobwa wacu umeze ute? Meze neza cyane. Ariko ubwiza waraburanguye cyangwa warabugukopye? Ni ibintu bya famiye. Ni ibintu by'imiryango. Umeze ute se igiko? Meze neza cyane ndabaseka. Kuri kamera yacu hafite umukobwa mwiza, bamwita ngo iki? Amazina yanjye yitwa Anike Gahungu. Anike Gahungu aka Kanyange. aka Kanyange ndabase. icyo nzi cyo ufite amazina menshi. aka Queen Niki, ayese ni amazina yanjye, biraterwa nawe uherereye uri kunkurikira. Nese upfa n'iki nishoka ko ufite amazina ajya kungana? Wasanga wise amazina ishoka nawe wanyise. Reka dukoreshe Kanyange, niryo zina ryamamaye cyane cyane muri sinema nyarwanda, aho uyu mukobwa mumuzi akina muri filime bita Umuturanyi, arwanira umugabo nande? Alphonsine. Azurwanira abagabo koko ubu simari? Mbabarira. Kuba uhari ntabwo bivuze ko na paro nta mutindi. Ushaka gushinga se koperative y'abagabo? Bibaye ngombwa. Umukobwa yakoze inama. Kanyange, tugwaye ikaze kuri OB Films. Murakoze cyane. Twizere kandi umeze neza. Meze neza, ndashima Imana. Urashima Imana n'abantu bakeya? Buriya se nawe ufite aho gushima se? nka babiri cyangwa batatu. Babiri cyangwa batatu, reka ubashimira aho bari hose. Kambashimira aho bari hose, uko ari kose umuntu ntabwo yabura gushimira abantu, kuko umuntu agirwa n'abantu. Yego. Yadukomeje rero, urabona Anike ni umukobwa ukiri muto, ni umukobwa mwiza cyane, waje muri sinema nyarwanda ayimazemo igihe kingana iki Anike? Sinema nyarwanda se burya guhera sinema yizemo iminsi. Natangiye 2018, ariko ntabwo nari bwatangire kujamwo neza cyane. Natangiye n'umugwi witwa Jeunesse Media. Yego. Urahari abantu benshi barawuzi. Ntangira nitozanya nabo. Dukora amafilime amwe n'amwe ntiyasohoka, ariko 2020 narimo I think, niba nibuka neza, nibwo nakoze filime ya mbere yitwa Natasha Series. Niyo filime ya mbere nawe narakozemo nkavuga ko ariyo yaba yaragiye hanze, ubundi twadukomera. Ariko wabura washobora no gukina comedy. Nigeze kwigerageza nuko ntabikomeje, ariko filime ya mbere navuga ko naba naragiyemo ikaba successful ni filime yitwa Natasha Series ya Natasha Ndahiro. Ndumva season ya mbere twarikoze imbere ya corona, kuko season ya kabiri twayikozemo corona imaze kugabanukamo gake. 2018 kugera 2025 n'urugendo rumeze gute muri sinema kuri Anike? N'urugendo ntavuga, hagati aho nagiye ndekeramo nkareka nkabanza kuja gushakisha ubuzima, amafaranga ni danje. Ariko hagati aho nabanje no kuba ntari hano mu Rwanda, namaze nk'imyaka 2 narabaye nk'uhagaritse ibintu bya sinema kuva 2022.
nyuma yuko duhejeje gukina season ya kabiri ya Natasha nahise mbaye nk'ubihagaritsemo nongeye kugaruka mu muturanyi no mu cyare mwigisha by the way niho nongeye kugarukira ariko urugendo ntabwo ruba rworoshye urumva kuje imbere ya kamera nicyo kintu cya mbere kigora umukinnyi wese ndibaza ariko ndabishimira abantu twara twitozanya kuko bajyaga badutoza kubikora rero ntabwo ari urugendo ruba rworoshye kuronka izo opportunité z'ahantu uri bukinire kugira ni ibintu bitaba byoroshye damase ntabwo biba byoroshye pe ni ibintu bitaba byoroshye na gato kuri ubu ngubu urumva umaze imyaka itari mike muri uruhande rwa sinema nyarwanda by'umwihariko nka Nike tukubona cyane cyane mu muturanyi uri kurwanira umugabo na Alphonsine ni ibintu byawe kuganira umugabo na Alphonsine rero ni mu buryo bw'akazi ni mu buryo bwa script ariko actually mu buzima busanzwe ntabwo njyewe nkanjye naje kurwanira umugabo n'umuntu ariko mu buryo bw'akazi ahubwo ndajeje kwiga n'izindi tekinike nshasha ikibazo twari turi kwibaza gukundana na bosi umukoresha wawe hagati urukundo rw'umukozi n'umukoresha nta mbogamizi ubona bigira mu kazi oya iyo bifite gahunda nta mbogamizi bishobora kugira gahunda ni ukuvuga iki ni ukuvuga ngo uwo mubosi hari nk'uko wavuze ngo hari imyaka tugiyemo twumva dushaka gushaka hari igihe umubosi aba afite gahunda akaba yarakunze umukozi cyane ko umuntu mubana igihe kinini uba uzi imico n'imyitwarire ye icyo gihe ukaba yatira ubwo nshaka gushaka kandi uyu mukobwa ndabona yambera umugore mwiza bitewe n'uko mubona akaba afite iyo gahunda uvuga ngo ugiye kumushaka cyane ko ibintu nta nubwo bijya binatinda mu kwezi kumwe amezi wumva abantu ngo bafite ubukwe kuko baba bamaze igihe kinini bakorana baba bazinanye ariko iyo muri za gahunda zo kuvuga ngo reka nigire utwo nikorera ubundi nikomereze icyo gihe ni cya gihe umukozi atangira no kugufuhira atangira kwica akazi bitewe n'uko yumva ko hari ikintu cyabaye hagati yanyu ugatangira kwiyumva nk'undi muntu iyo bifite gahunda yenda y'icyerekezo runaka nta kibazo mbibonamo ariko iyo umubosi atangiye kuko niba umubosi ashaka kuryamana n'umukozi runaka ejo amuvaho akaryamana n'undi gutyo ibyo rero byitwa akazi none ikindi kibazo urabona muri mu kazi wowe na Paru ariko urukundo rwawe ruri kugenda ruzamuka cyane kurenza uko Paru yaba kwiyumvamo buriya mu kazi kawe wowe ugifitingamo neza cyangwa biba byapfuye actually byagiye bipfamo gake gake bitewe n'uko nafuye Alphonsine bigatuma nyine numva ko amategeko ari kumpa nkumva nyine bibaye nk'agasuzuguro n'iki ariko ubu ngubu biri gusaka ku murongo ntabwo ndashaka kutica akazi kuko n'ubundi nica akazi Paru ntabwo azankora nimwicira akazi kandi afata nk'umukozi mwiza yizera bizatuma noneho ananyanga ariko ubu nzakomeza n'akazi kanjye neza noneho ndebe ko uburyo bwose namutsindira ariko wariyemeje ngomba kumutsindira byakanga byacyemera Paru n'uwanjye bagiye kukwirukana sedisi ntabwo ibintu babinkora Alphonsine nawe wamutwara umugabo Alphonsine se nahise we kukiyumva ko yantwara umugabo ariko wowe wirangayeho kuva kera mbabarira ntariba iminsi nirangayeho nyine hari ukuntu navuze ngo reka mbitwaze neza ngo nitange mu kazi ngo bazabona ariko disi do nawe nk'aho mutira w'imfizi ariko ntarirarenga cyane ko nyine ndamuzi cyane kuruta Alphonsine nzi strategy zimwe na zimwe nakoresha ku bubi kubwiza reka ndamutwara reka twifuriza amahirwe n'imigisha mu rukundo rwawe na Paru murakoze cyane tugarutse kuri Anike mu buzima busanzwe urumva imyaka yamaze ari kwihiringa muri iyi sinema nyarwanda twavuga yuko imaze kumuvana kuri rwego imgejeje kuri sinema nyarwanda ikintu ni ukwagura sosiyete ugasanga nyine ugiye umenyana n'abantu bamwe na bamwe utateganya kuzamenyana nabo guhura na ba bantu wakuze ufana kandi abantu bakagenda nyine ubigiraho byinshi
ni ibyo ngibyo navuga. Anike yajya kuvuga nk'umurundikazi, umupfasoni w'umurundi. Anike ni umurundikazi 100%, ariko njya mvuga ko igice kimwe ndi umunyarwandakazi, ariko ndi umurundikazi maze igihe kinini mu Rwanda uhatuye. Umaze igihe kingana iki mu Rwanda? Imyaka 10 irengaho. Tishyira hamwe na DJ Ira nawe ngo tubwubwene igihugu. Muzabanze njyewe se ubusuzi ute niba ntabufite? Ubusuzi ute niba ntabufite? Ubwo uri umunyarwanda w'umurundi? Actually Uburundi ni igihugu kimbyara. Yego. Ni igihugu nkunda cyane. Ariko uburyo nyafata Uburundi n'u Rwanda, Uburundi mufata nk'umubyeyi w'umumama kuri njye, noneho u Rwanda nkafata nk'umubyeyi w'umupapa. Kuko urebye igice cy'ubuzima, yego nubwo nawe ndi umurundikazi nakuri, ariko na hano maze nko kwamara igice cy'ubuzima bwanjye bwose. Bana umubyeyi w'umumama iyo agiye kurera umwana, amurera mu buryo buri emotionnel, amarangamutima, akamwigisha umuco, akamwigisha uko agomba kwitwara, nyine akamwigisha indero. Urumva indero hagira urakizi mu Kinyarwanda, akamuha umuco nyine, urumva. Ariko umubyeyi w'umupapa wewe arakurera nta by'amarangamutima, akakwereka ubwenge, akagucisha ubwenge, akakwereka icyo ugomba gukora, agufungura mind, akakwereka icyo ugomba gukora, aragukuza mu buryo bwo gukora kwa. U Rwanda rero ni umubyeyi wanje, ni papa. U Rwanda ndarukunda cyane, nta kibazo nagira mu Rwanda. Nicyo kuvuga ngo nta bwenge igihugu ufite ntawe urabumbaza. So rero ko ndi umunyarwanda ku mutima, ariko ndi umurundikazi 100%. Ababyeyi banje ni Abarundi, abavandimwe banje ni Abarundi, ariko ntabwo yumvuze ko umunyarwanda. Anike tukunda kumubona kuri screen zacu muri filime. Anike ni umubyeyi, ni umukobwa? Ariko ndaze icyo kibazo wumvashije nkawe, urabona ndi iki? Reka nawe nkubaze, urabona ndi iki? Ahubwo tubaza abadukurikiye barabona uri iki? Icyo kibazo tuzakira muri comment. Tuzabona igisubizo muri comment. Okay. Anike. Ibi ni ibibazo abanyarwanda. Ndabase ushaka kunshakira sheri? Mubona da? Ake ntari vuga mushakira. Yavuze ko nashiri. Wowe nshakira sheri, iki nibazo ni igiki? Okay. Sheri. Do. Aho uri? Do. Ariyo ubona. Ndabona nayo irakugeraho. Sawa rero. Ndabase reka twumvikane. Ndakwica. Ahubwo se wowe ugira sheri? Ubu nawe nakubaza. Nanjye uzaba mbagarenze imbere ya kamera ubundi umbaza. Ngaho ngwino. Kamera se singi. Ngaho ngwino wicare hano ngera icyo nkubaza. Anike kuva 2018 uri muri sinema nyarwanda, ize mbogamizi ahuriyemo nazo? Shase imbogamizi ziba zihari nyinshi kugira ngo uzaboneho kino cyane. Kugira ngo barakwizere agukinishe kiba ari ikibazo. Umva kugira ngo umuntu azamuke, nawe urabizi muri sinema nyarwanda biba bigoye cyane, harimo ibibazo byinshi cyane, ari nayo mpamvu nyine byasabye imyaka yose kugira uno munsi mbe ndaha imbere yawe, ariko hamwe n'igihe nyine no kwihangana ugenda ubigeraho. Zimwe mu mbogamizi zikomeye yahuye nazo ni izihe? Hari umuntu yigeze kumbwira ngo muhereze umwe mu mama muri sinema nyarwanda uzi, ntabwo nimuhereze amafoto. Yaragiye gukora filime nziza pe, nawe muhereze amafoto ndayamwoherereza. Noneho kugira ngo ambwire gahunda yo gukina atangira kuntereteramo. Aho ngaho nahise mvuga nti ibintu menye atari ibyanjye kambivemo. Nahise mba meze nk'umuntu ucitse intege, byanciye intege, mera nk'umuntu ucitse intege, mera nko kuko akenshi tugenda tureba abakuru bacu muri sinema,
interview bagiye bakora, imbogamizi bagiye bahura nazo, ariko rimwe na rimwe tukavuga ati nyamara bano bantu barabesha. Rero iyo umaze guhura nabyo nibwo bwatakuzi ko bwa bundi byari ukuri. Biba ngombwa rero ko iyo filime ntayikoramo, ariko nuko. Ariko n'izindi zigenda zizi imbogamizi n'iki, ariko tuzabinyuramo byose. Icy'ingenzi ko ari ukuba uzi icyo ushaka. Bivuze ngo hari aba director bamwe na bamwe muri sinema nyarwanda bafata umwana w'umukobwa ashaka kumufatirana ko ashaka gukina filime bakamushora muri izo ngeso zo kuba bamubeshya ngo urukundo. Uretse ko wongeye twanawe nta nubwo yari umudirector, ni n'umukinnyi wa filime. Nawe n'umukinnyi? Yep. Kwa kundi maybe ko umuntu aba afite filime yiwe cyangwa bamutumye abakinnyi, I don't know. Gusa nyine ntago navuga ngo hari umudirector, ngira amahirwe yo guhura n'abadirector hari sinzi ko bameze cyane ko ntago ngiye uburyo mbayeho. Yego nkunda sinema nyarwanda, nkunda sinema muri rusange, nkunda bino bintu nyine ni nka passion, ariko sindi kuko nzi imbogamizi ndi buhure nazo, sindi wamu cyane ko n'ubuzima ntago bujya bufasirita kuba nagira rimwe na rimwe usanga nyine akazi n'iki. Ntago ndi wa muntu rero uja gushaka nyine ngo forcing nje gushakisha hasi no hejuru ngo nyine nagiye hariya na hariya ndi gushakisha n'iki. Navuga ko ngirirwa n'umugisha wo kugira ngo nisange ndi gukina muri filime nta n'imbaraga nyinshi nabigizemo, ugasanga nyine Imana impuje n'uwo muntu, ugasanga bibaye nyine gutyo. Gusa nyine niyo mpamvu ntajya mpura n'abo bantu, kuko iyo umuntu umweretse ko ukeneye ikintu cyane uba uri muri position yo kumwereka yuko nawe yagusaba icyo ashaka cyose kugira ngo ugere kuri icyo kintu. Rero ntabwo ndisanga muri iyo position yo kuvuga ngo ngiye kugwanira kino kintu muri yenda dufate nka filime ngo ngiye guhatanira na hano n'iki. Oya, ntago ibyo bintu byari byambaho. N'uwo nguwo nuko umuntu yari yambwiye ngo akire nimero muheza amafoto n'iki filime afite n'iki mweje amafoto nuko byagenze. Ariko ntago ndisanga muri uwo mwanya wo kuvuga ngo ngewe Anike runaka afite projet agiye gukora, ngiye kuyibamwo, igisabwa cyose ndagikora. Ntago ndaba muri iyo position. Imana izana yindinde nje nigirira umugisha nkuko nawe n'umugisha wo umuturanyi. Rero akajya kezi ko gushimira Clapton ni imfura cyane. Clapton ni imfura cyane. Wamusobanura gute mu magambo atatu? Clapton ni umuntu ugira umutima mwiza. Clapton ni umuntu ukunda akazi n'umurimo kandi yubaha akazi n'umurimo. Muri rusange nta kintu namuvugaho kindi kirenze kuba ari umuntu udasanzwe mu bintu akora, kuko ibintu akora biha umwanya akabiha n'agaciro. Ndamushimira cyane. Niwe muri 2025 niwe muntu ubashe kongera kunzamura. No munsi ndi buhure n'umuntu akambwira ngo Kanya umeze ute. Ndamushimira cyane, Imana imuhumugisha mwinshi cyane. Aha, urugendo rwa sinema urumva ntabwo rworoshye ku mwana w'umukobwa, ariko turebe nk'umwana uri hasi hariya mu cyaro ushaka gukina sinema, ushaka gukina filime, ushaka kwinjira muri sinema nyarwanda, wamugenera ubuhe butumwa? Namubwira ngo ntago byoroshye. Namubwira ngo birakomeye. Yego. Ariko niba azi icyo ashaka kandi akaba yumva ko afite iyo passion muri we, yumva ko ari cyo kintu ari we muhamagaro we, ntacike intege kuko birakomeye. Yego, ariko ntacike intege, agerageze kandi ashemwe imbaraga. One day bizashoboka, bizakunda. Cyangwa byange nk'uko nawe byari byaranze. Oya, ntabwo bizanga, gusa nyine azahura n'abamuca intege kenshi cyane n'iki, ariko azabishobora. Azabishobora, bizashoboka. Anike, sinema nyarwanda aho uyibona kuri ubu ngubu ihagaze gute? Sinema nyarwanda yarameliyore pe, irameliyore cyane, kuko urebye sinema nyarwanda zimwe zaba
Seburikoko plutôt za ba Kanyombya za kera za 2000 nibo abantu bakoze filime bwa mbere zikamenyekana turi ni Burundi twumva tubate Kanyombya urebye naho zigeze ubu ngubu harimo intera cyane harimo impinduka nyinshi cyane zagiye zihinduka byabaye ku rundi rwego. Filime zo mu Rwanda uzi company z'i Burundi bihagaze gute? Naba nkubeshe kuko izundi sinzireba ntabwo njye nzireba ngiye kuzikompara naba ngiye kubesha. Abarundi baragukubita ningo yandi manyi. Oya bambabarire cyakoze hariho filime nigeze kureba ndi Burundi uretse ko nayo ntayikomeje. I Burundi barafite abakinnyi beza by the way, barafite aba producer beza, barafite abakinnyi beza nka hariyo umustar mu Burundi bakunda cyane ku buryo niba udashaka kura sinema y'u Burundi bahita uyireba yitwa Fanny Lavine. Nawe akora filime nziza, akora filime sinzi niba buriya n'iterambere ry'igihugu rirakonta mu iterambere rya buri kintu cyose mu muziki, sinema, mu mupira, nyine entertainment yose bikeneye n'iterambere ry'igihugu. Rero urwego nabonye filime ze ziriho pe rurashimishije, nawe ni nziza nubwo ntazikomeje ngo nzirebe cyane, harizo nagiye ndeba akora neza cyane. Uwo niwe nabashije kureba, abandi nabambeshe abandi nabambeshe ku buryo nanahuye n'umukinnyi umwe ukina muri filime za Fanny Lavine, numva nyine nshaka kuja kureba kuri set yabo n'iki, ariko hamwe n'umwanya n'iki Burundi ntabwo byankundi, ariko umunsi nasubiye nzajayo bazakwitega Kanyange baza batwika. Gukina filime byakunguye iki muri rusange? Gutinyuka. Urashoboye. Gukina filime byatumye ntinyuka. Hari ukuntu mbere nyine hari ukuntu wahora wumva ko uratinya guhura n'abantu, kuvuga n'abantu, kuvuga imbere y'abantu ariko filime yatumye ntinyuka. Ibintu byose birashoboka. Watinyutse ibintu byose? Ntabwo nyine ibintu byose birashoboka, icy'ingenzi ni uko ibintu byose bishyiramo discipline. Iyo ushyizemo discipline mu bintu byose birashoboka. Discipline uyisobanura gute nkawe Kanyange? Discipline ni ikintu gishobora kuguhesha amahirwe utateganya no kuba wagira, atari uko ubumenyi bwawe bwari buri kuri urwo rwego, ariko ko ya discipline yonyine ikaba yaguhesha amahirwe nawe utateganya. Idishobora kugutuma uvugana n'abantu utari witeze ko wavugana nabo bitewe na discipline bakubonyemo. None abakinnyi ba filime benshi usanga cyane cyane nk'umwana w'umukobwa ababyeyi batishimira ko yajya muri sinema, avuga ati harajyamo ibirara, harajyamo abananiranye, kuko muri birara. Njyewe ukuntu njye mbisobanura bajya bavuga ngo umuntu arivukira kandi ngo indi byara mweru na muhima. Nese ko umupasiteri ashobora kubyara abana babiri, umwe akaba umurokore undi akaba ikirara kandi ari umupasiteri. Ni ukuvuga muri filime nyarwanda rero twese tuza tuvuye mu mico itandukanye, tuza dufite imico itandukanye. Ntabwo navuga ko muri filime nyarwanda ariho haba ibirara, ahubwo muri filime nyarwanda nyine niba uje uri ikirara n'ubundi uraguma muri ikirara, ariko ntabwo bivuze ko abantu bo muri filime nyarwanda ari ibirara. Muri filime rusange ntabwo bari ibirara, ahubwo nyine ni kwa kundi umuntu aba yifitiye imico yiwe. Ni nk'uko muje ku ishuri muri abana bagiye batandukanye mukaja muri boarding ugasanga bamwe bafite imico itandukanye n'iy'abandi. Ntabwo bivuze ko rero iryo shuri ryose bahita rivuga ko rifite abana b'ibirara. No mu rusengero ntabwo habaye abantu bose bakijijwe. No mu rusengero habaye ibirara. Rero umuntu arivukira, umuntu donc ijambo ry'Imana rivuga neza yuko hari inzira ebyiri. Haleluya, haleluya. Akiri n'ijambo ry'Imana tugiye kubwirizwa. Ni ukuvuga ngo Imana yaduhaye inzira ebyiri, umwe wese anyura mu yiyo ashaka. Rero n'ubuzima buduha amahirwe nyine yo guhitamo icyo ushaka kuba cyo. Rero icyo uhisemo kuba cyo nicyo uba cyo. Rero abantu bavuga ko muri sinema ariho haba ibirara barabesha. Nagiye mpuramo n'abantu barokore, nagiye mpuramo n'abantu bakije. Njya ndeba na filime z'Inyamerika, hari umutipe w'umurokore bya danje akomeye kureba filime yiwe ari umurara anywa n'itaba gukomana. Rero ntabwo ibintu tunakina muri filime ni character baba baduhaye, n'undi muntu tuba twa nkuko muri Kanyange, njye ndi Kanyange uharanira inyungu z'umugabo, utwara umugabo, ariko mu buzima busanzwe ntabwo
unavuze ngo bihagaye tunakwita mubwira nta mahirwe masa ntabwo nakirirwa nza guteza ntabwo warwanira gukunda ntabwo narwanira umuntu utanshaka gute ntabwo bishoboka kuba ngushaka utanshaka ntabwo uza ko tuzakora couple nziza nta nubwo twantanahebye iyo ubundi urukundo ni abantu babiri bumvikana ku kintu kimwe bakavuga ngo bayishyire wanjye nanjye bayishyire wawe ariko igihe umwe yumva ko adashaka kukwita sheri cyangwa adashaka gukomeza kugukunda mubivamo nta mpamvu aba yabonye umutima we werekeje nk'ahandi cyangwa akumva nyine ntumacinga ku byo yifuza cyangwa nyine haba hari impamvu ko ugomba kuba hari igitekerezo cyo kubaha impamvu ze ugakomeza ubuzima kuko uru Rwanda rufite abasore benshi cyane no hanze y'u Rwanda tutarashiramo n'abandi bari hanze y'u Rwanda nta mpamvu rero kurwana ubonye umuntu mukundana biba ari byiza ariko none yavuze ati tubihagarike murabihagarika nanjye mu rukundo ashobora kuba ari umunyantege nkeya ntabwo ndi umunyantege nke ariko mu buzima bwanje mu buzima busanzwe ntabwo niba twari dukundana hakabamo ikibazo ntabwo mpita mfata iyo decision ngo reka cyangwa se niba umbwiye ayo magambo ngo tubivemo ntabwo nahita mbivamo nagerageza nkubaza se byagenze gute twapfuye iki niba ari icyo gukemura tukagikemura niba numva bidashoboka nyine ntabwo hatiriza uramureka akagenda erega niba nawe niba warabaye umukunzi mwiza ari byamushotse ntabwo bimara kabiri atabibonye akagaruka kugusaba imbabazi rero iyo atagarutse ubwo nyine ntabwo nose umuntu aba yarandikiye umuntu umwe bazabana iyo atari warakomeza akagenda tukivuga ku by'urukundo uburyo abantu barufata rero kuri wowe ubundi nkani ku rukundo rufata uti urukundo ndafata nk'ikintu cyiza urumva ariko gishobora kuba kibi nanone iyo cyabaye kibi noneho ntiwakwifuza no kuzongera kugira ibintu by'urukundo ariko urukundo actually ni ikintu cyiza ni uko nyine abantu bagitubuye ariko ubusanzwe urukundo ni akantu keza disi gatanga umutuzo iyo umuntu yahiriwe n'urukundo aba yumva nyine yibereye nko muri paradizo aba yumva yibereye nko muri paradizo none se ntabwo ari ibyo ntabwo rero wakundana ngo urukundo ruguhire wumva uburyo bimeramo ntabwo mbizi uramenye uzi ko urukundo rumera uzabimenya urashari muto mwana wanjye urarufite se urarufite nose ko afite urwanjye njye mfite urwawe ngiye kubaza niba ufite urwanjye urabaze byibuze wamuha urwangahe ntabwo ndarucuruza gateza ariko kuri ubu ruracuruza urukundo cyane bijya kumbwira gutyo ko ntabwo wakunda umuntu gutyo gusa udafite ibyo ugendeyeho ikintu cya mbere abakobwa murebaho ni ubushobozi niyo mpamvu uri single ese wakundana n'umuntu oya nyine niyo mpamvu rega nakubwiye ngo wowe urukundo rwahiriye nyine hari abantu babigize ubucuruzi ntabwo nakundana n'umuhungu nta mafaranga afite ntabwo nakunda hari n'ushobora kuvuga ati nta nubwo nakunda n'umuhungu udafite imodoka none wakundana n'umuntu udafite amafaranga se ko amafaranga ari yasobanuye ibintu byose muri ubu buzima ni wakundana n'umusore utagusohokana nese gusohokana bisobanuye ko ari amafaranga ese ko hari n'igihe ukundana n'umusore ufite amafaranga akakwima umwanya ntanaguhe nayo gusohoka ahubwo akayaguha yenda ugasohokana n'inshuti zawe akagenza gute akaguha amafaranga ugasohokana n'inshuti zawe ukumva kandi uranyuzwe ntabwo uba unyuzwe niba ko kumukunda byanyabyo ntabwo uba unyuzwe kuko nese niba urukundo ari urwa babiri wowe uba warakundanye n'amafaranga cyangwa wakundanye n'amafaranga ku buryo wumva ko guha amafaranga ngo usohokane n'inshuti zawe akagusipendinga ujya gushopinga ujya kujya bino na biriya ariko we ntakubonere umwanya kuko afite ibindi bintu arimo kugira ashaka ayo mafaranga uramenye nta makuru ufite ngaho yamerera ariko uzi ko ushobora kugira gutya akakubwira ngo nta mwanya afite wagira gutya ugakubitana nawe yasohoka this life no balance yaguha amafaranga niba yasohokanye n'uwose kugira ngo amukorere ahandi mafaranga umuhungu agasohokana n'undi mukobwa ngo amukorere wenda ari muri business ndi barimo kugira abone amafaranga yo kongera business ziranatandukanye byo ntawamenya ariko ikintu kimwe cyo ndi nzi neza kandi ndishona nuko buri mukobwa wese yakunze umuhungu ntabwo yanezezwa nuko amuspendinga ngo asohokane n'inshuti ze wakamenya umwanya
kubera ko ikintu cya mbere buriya dukunda abakobwa dukunda kubana kumwe n'abo dukunda, kugirana ibihe byiza n'abo dukunda. Ntabwo mvuze ngo nyine ngo yego bajya bavuga ngo umuhungu uri buroke ngo aba agomba kubanza kujya gushaka amafaranga abone gutereta, yego nyine namwe abahungu bibatera ipfunwe gukundana n'umukobwa udafite amafaranga, rega namwe bibatera ipfunwe. niyo mpamvu ngiye gupfa ndi single. wewe wigize nabi amafaranga ntabwo wayabura, rega hari n'abadakunda ibya mirenge bakunda abantu gusa ntabwo wabura umukobwa ugukunda ko namubuze se wanshakira. aha ibintu by'iki gihe ntabwo waranga urukundo, ntabwo biba kuko ntabwo niho byapfiriye rero ko nta muranga ukibaho. Kera habagaho umuranga ukaturangira umukobwa kwa runaka runaka, kurangira umukobwa twakoranye cyangwa twahuye ahangaha, ariko ubu ngubu ngo nta muranga, ngo ni uguhora ku iyi mihanda. hari kera nyine byumve ko hari kera, ntabwo ari muri iyi viziyo ya 2025. ubu uye warangiye uzi ko nshaka guhura n'umukobwa w'umushuti wanjye ukaba wamukunda nkamugamo, ariko umukobwa uw'inshuti yanjye cyangwa umukobwa nzi ntabwo ari bube nkanjye ijana ku ijana. Ntabwo rero buri muntu ngo ni mugari, ntabwo mba nzi icyo azagukora cyazatuma noneho nanjye n'ubucuti dufitanye bufuka bati ni wabinteye, buriya mwari mufitanye gahunda. ubu rero icyiza ni uko wakisha, ariko niba ushaka ko bakurangira rero bwira mama wakurangira umukobwa. buriya ababyeyi bacu bafite ukuntu baba bazi abakobwa b'imico myiza nyine hariya hafi aho ngaho. aho ubundi ubwo uzishakira se waba waramubuze. nange abahungu mwigize nabi. ndabikubwira inyuma ya kamera. nzabivuga ubutaha. wajya ugira ibanga. reka njyewe ibyanjye kwisize hanze. wowe wifashe wibeshe ubimbwira ahubwo. wifashe pe wifashe. ntabwo nifashe si icyo ntakubwiye. wambwiye ubu kuva aho twavuge nta kintu ndakubwiye. reka nicecekere. Anike, karame. ubuzima bwakwigishije iki? Yego. ubuzima. Yego. ubuzima bwanyigishije kuba umunyembaraga, kuba umuntu wigenga nkunda independence cyane ko navuze no kuri independence. nkine nkunda kuba umuntu, sinkunda kuba nicaye ntegereje ngo ibintu mbikora kuri runaka. ntabwo njya ntegereza ngo ni runaka uri bunkemurire. nyine ubuzima bwanyigishije ko ubuzima ni ubwanjye, nahanje ho kwitaho ubuzima bwanjye ntategereje undi muntu uwo ari we, nta wundi mucunguzi w'ubuzima bwanjye uretse njye. Nice. ijambo ubuzima wowe urisobanura ute mu magambo abiri? ubuzima bumeze nk'igi, iyo rigucitse rirameneka. rero n'ubuzima, ubuzima bajya bavuga ngo tubaho rimwe. iyo iryo rimwe rero utaribayeho n'ubundi uba umeze nk'uwapfuye uhagaze. igi iyo rigucitse rirameneka, n'ubuzima iyo bugucitse burameneka. rero ubuzima tugomba kubusigasira kuko nicyo kintu tugira rimwe muri buno buzima, nta mahirwe ya kabiri abaho y'ubundi buzima. ubuzima rero ni ikintu cy'agaciro tugomba no gufata nk'agaciro. iyo ubonye umukobwa muri mu kigero kimwe cyangwa wenda uruta, ukabona ari kwipfusha ubusa mu mvugo y'iki gihe, wamugiriye inama gufata ubuzima nk'aho ari ikintu ya betinga, ari ikintu ubona kiri aho ngaho? si ubuzima bwiwe kandi watubwiye ngo ubuzima ni nk'iki. nyine ubwanje. ni ukuvuga ngo hari igihe nyine habaho no kutamenya. hari igihe iyo tukiri bato tuba twumva dufite amahirwe yose, ariko n'ubundi tuba tuzi iminsi dusigaje ku isi, ntabwo tuba tuzi iyo tuba tuzi iminsi tumaze ku isi, ntabwo tuba tuzi iyo dusigaje ku isi. rero uwo muntu yaba ari gukina n'ubuzima, yaba ari mu bujiji cyangwa anabikora abizi, ari kwibesha cyane. kubetinga ku buzima bwe, icyo namugiraho inama ni agakorera ubuzima bwe ahubwo nta kugira ngo abetinge ubuzima bwe. ubuzima nabuha agaciro, ubuzima ni ubwo guhabwa agaciro. ubuzima nanone bumeze nk'indabyo, iyo indabyo utazuhira ziruma. rero n'ubuzima bwawe iyo utabwitayeho burangirika, ntabwo ukina n'ubuzima rero. iyo ari wowe ugira uruhare mu kubwangiza, mu biyobyabwenge, abana b'abakobwa basigaye basinda
kagashya burundu Hmm. simusigaye munywa se sha baranywa pe abagabo bacitse ku gacupa bagasigaye ku urubyiruko nkumbi rwo muri ino zacu minsi wagira ngo bari gufite gahunda yo gufunga bari gukoresha umwanya ariko rero nta nubwo nanabacira urubanza yeah. ntabwo nabacira urubanza kuko buriya iyi ntuzabona umuntu gutya Mm. twese tuba dufite background zigiye zitandukanye Mm. hari igihe rero kwakira ibintu ntabwo imitima yacu ntabwo yakira ibintu cyo kimwe Mm. hari umuntu ushobora guhura na pase imbi cyane Mm. kuyakira bikanga ugasanga nyine bajya bavuga ngo inzoga zibagiza ibibazo ariko nyuma mba nibaza se zirabyibagiza bya nyabyo cyangwa ni iby'akanya gato Mm. so rero ntabwo nabacira urubanza ahubwo ngize nk'amahirwe yo kugira ngo nk'umwishyute yanjye cyangwa se uwo twamenyana twaganira tukumva icyabiteye yenda amahirwe icyo wakoze icyo nzi cyo amahirwe yo guhinduka aba ahari gusa nyine bamenye ko ubuzima uko babwangiriza niko umunsi umwe ugenda uvaho ntawe uzi igihe hasigaje ku isi hari n'abantu baba muri ino si ubuzima barabwanze Mm. barabwanze bitewe n'amateka bitewe n'ibyo banyuramo mu miryango bitewe n'uko ugasanga abanze ubuzima rero gufata nawe ubuzima yanze nta kintu biba bimutwaye Mm. hari n'ahera ngo ukanywa amayoga amatabi hari n'abandi babikora for fun rero abo ngabo bo nta n'ikintu nababwira ni kuraje gusa ababikora ubwo kuko bafite ibikomere banze kwakira bo nababwira ngo ubuzima ntabwo bwarangiye ubuzima ntabwo bwarangiranye n'ibyo bibazo yahuye nabyo haracyari ibyiringiro bahinduka bakongera bakubaka ubuzima batagiye kubwangiriza yego bwarangiritse ariko nabo ntabwo bakitiza umurindi mu kwangiza n'abusigaye babusigasire bashaka ikintu ahubwo cyatuma ubuzima bugaruka mu buzima ibibazo bihoraho ariko nyine bakomere ariko abaja kubikora for fun kuraje ewana muzimwe n'ubundi ni hahandi nta myaka ijana cyakuze umwana kubona umwana wo mu gikoma cavoka ari gutoroka iwabo urugo nta kintu yabuze ngo agiye gusangira n'ibirara hano hanze ngo binywere itabi ngo binywere inzoga kuraje nk'abana mwe nababwiri umubyeyi w'ejo hazaza baba bafite n'ubundi buzima hari ntawamenya Anike dusoza tugana ku musozo Anike iyo yishimye aba ameze gute rero bizakugora kumbona nababaye bizagora kumbona nababaye kuko abantu benshi banzi bijya bibanagwa no kumenya ko mfite ikibazo cyangwa nta kibazo mfite mpora nseka mpora nishimye ya nuko iyo nishimye rero ndaseka ndaseka ya sinzagukumbura Anike aheruka kurira ryari byagenze gute heruka kurira ryari aho mperuka kurira bya nyabyo biri seriye mperuka kurira mu kwezi kwa gatatu umwaka ushize nari napfushije mama nicyo gihe numva ko naba narize cyane cyane nyine nkarira pe naho ibindi byo ni kwa kuntu ushobora kugira amasyo amaraka amanuka ariko umunsi mperuka kurira bya nyabyo ni mu kwa gatatu nyine mama yapfuye yego umwaka urashize winyibutse ariko merci Anike iyo yariye neza yariye mba nariye ibiryo biri mu isosi nkunda ibiryo biri mu isosi ayo data muri fake nkunda ibiryo biri mu isosi nkakunda inyama zokeje ariko nkunda inyama zokeje cyane ku buryo ushobora kuja kurya burushete nijanye abasore sibavuge ngo simbarabuye ntabwo agoye wa mwana ntabwo agoye ni ukuri iyo yanyweye aba yanyweye iki iyo nanyweye nkunda kunywa juice gusa n'uwanyweye amata amata narayanyoye pe narayanyoye yarankujije ariko ubu ngubu amata barayatuburiye ariko nk'ubu nagiye cyakoze nigeze kuja mu Mutarama mu mata ya original
hariya niho sawa ariko ay'i Kigali basigaye barayatoye. Mm. Niyo mpamvu nahisemo kunywa juice. Wahisemo kwinywera ka juice ubundi Yeah. kubara fagitire noneho wagusohokana. Ntago mpenze nkunda kunywa juice ariko ntabwo bivuze ko twasohokanye nanywa amafaranga arenze ubushobozi bwawe. Na fanta ndayinywa na mukaru ndayinywa ni ukuri. Ariko wambajije icyo nkunda iyo nanyoye neza mba nanyoye juice mba numva ameze neza cyane. Amasaha yo kuryama kuri Anike ikiruhuko gifata gute? Tayo yihorere mwana wanje. Kigali nta Kigali kuryama. waryama warageze ku ki? Igihe ufatiranye akanya ko kuryama uraryama ko ntabwo ubuze amasaha uri bukore uko aba angana. Ntabwo rero njya mpfa kuryama njye ndyama gake. Umukobwa ni umukozi. Ariko iyo nabonye umwanya wo kuryama nanjye ndaryama. Barameshe. Nice. Kanyange byari byiza kuganira nawe. Kugira ngo ikiganiro cyiza kuri OB Films bwari ubwa mbere. Twizere ko nitugukenera ikindi gihe uzatwitaba. Ibaze ko bwari ubwa mbere. Ariko ntari n'umunyenera nzagaruka. Ariko ntari bitu. N'umunyenera ndahari. Nicyo babwira abakunzi ba Kanyange? Abakunzi ba Kanyange ni ukuri mukomeze mufane. Nubwo wazi yuko bizarangira. Nubwo mbona urugamba ndimwe rutoroshe mumufashe support yanyu ndayikeneye. Support yanyu ndayikeneye kugira ngo dutsinde urumva? Intsinzi yanjye niyo yanyu ndabakunda cyane. Kandi umutima w'urukundo munyereka ndawubona ni ukuri pe ndabakunda cyane. Kuri OB Films nakagaruka tugushimira umwanya wafashe kuza kutuganiriza. Nakoze cyane namwe kuba mwantumiye.